nagiye kubona mu nzozi zanjye mbona mu kirere hamanutsemo amagare menshi cyane. Turi mu bihe abantu bari gusezeranywa yuko batazapfa batabonye imodoka. Byaba biteye agahinda. N'urupfu rwawe ntuzabone Kristo. Aho uri hose uri bishop, umva isezerano rya Simoni, wowe ufite rihe? Uko ari kurira bakagira ngo nukurira k'uruhinja, nahari kwitegereza abasambanye mu makorari we. Uko kari kwitegereza abakobwa birwa barya abagore n'abana bakabwirirwa bakaburara. Irambwira ngo korari zose z'iki gihugu sindeba ngo niyo mu idini runaka, webwe tukajya kurogana, tukajya kwicana. Uwiteka arahatambutse, ashobora kuza agaragara nk'usuzuguritse, ariko twamubona twese tugahinda umushyitsi. Bene data, abashumba ibyubahiro by'amakoti, intebereka data, mwabaye nk'abami, murahangayikisha abapasiteri, abarimu b'imidugudu. Mana data nyir'isi n'ijuru, mwana w'intama w'Imana, mwuka wera, mbere ya byose turagushimye. Dushimye ubutatu bwera bw'Imana, dushimye umwami w'abami, nyir'ibihe, nyir'ibiremwa, uhoraho uzahoraho, alfa omega. Nukuri ndagushimiye kuko wemeye ko aka kanya nongera kuboneka imbere y'ubwiza bwawe. Ndakubashye gitare cyanjye cyiza, uri ku ngoma, uzahora ku ngoma iteka. Wemeye ko none nongera kugira icyo nganiriza abakunzi umusaraba, kubw'ijambo ryawe mwami Uwiteka, rigira aho ribakura, rigira naho ribageza, rigira icyo rikora, rirema mu mitima yabo. Urakoze Kristo kugiye kubana natwe kandi ukatugirira neza kubw'izina ryawe ryera. Cyubahiro kizamuka heraho mu ijuru, ni mu izina rya Yesu, amen. Muraho bene data, nshuti z'umusaraba, muraho yemwe. Nongeye ntagarutse, Nyiriziki Chantal, ndacyari wa wundi uko munzi nyine, nuko nguko ndacyakomeje inzira ijya mu ijuru. Ndi umukobwa, ndashima Yesu. Rero nashimye kubagezaho iri jambo, ariko mbere ko ndiganiraho gato, mperutse gusurwa n'umwuka wera aranganiriza. Hari ibyo yambwiye, arambwira ngo ni umwaka ugiye kuba mubi cyane kuruta indi myaka yose twabayemo. Uzabera benshi kuba mubi, nubwo atari twese, ku bantu bose, ariko abenshi ugiye kubabera mubi. Ni umwaka urimo amarira n'umuborogo. Kubw'ibyo ubwo nyine buri wese ngo arusheho kwitegura, kuko nagiye kubona mu nzozi zanjye mbona mu kirere hamanutsemo amagare menshi cyane. Nuko mbona abantu benshi babaye abageni, aho kugenda mu modoka ahubwo bari kugenda ku magare. Birantangaza, numva ngo muri uyu mwaka nyine mbese muhawe amagare ku benshi, n'abakene bagiye kubona amagare. Uwiteka arabatabaye, Imana igiye kurushaho nyine kugirira neza abantu be. Sawa, reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Luka igice cya 2 umurongo wa 25. Haragira hati: I Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simeyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda, kandi yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli. Umwuka wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simeyoni araterura ashima Imana ati: Mwami, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro, nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, uko witeguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bwa Isiraheli. Amen. Iri jambo ngiye kubaganirizaho gato
riravuga ngo i Yerusalemu hari umuntu witwa Simiyoni, ngo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli. Yari umukiranutsi ariko Bibiliya igerekaho ngo yanaritondaga, mu byo yakoraga byose yarabyitonderaga. Uwo musaza yari umutambyi, yari yarashaje, abwirwa yuko atazapfa atabonye agakiza k'Abisiraheli. Yemwe bakristo abamaze kabiri mu by'uru rugendo, mufite rihe sezerano? Uwo yari umukiranutsi witonda, mu byo yakoraga byose yaritondaga, ntabwo yahubukaga nk'uko abenshi bajya mu makorari akumva ko aritwara uko yiboneye. Mwibuke rya jambo ryo mu Bacamanza, ririya jambo ryerekeranye n'ukuntu Gideyoni yajyanye abantu ku kagezi, bamwe bakajabagiza amazi ururimi nk'imbwa bakabijyamo uko biboneye, ariko abandi bakayoza amashyi, apana gupfa kunywa, bakayoza akareba niba harimo imisundwe, nta kwinjira mu by'Imana ahubutse, akabyitondera nk'uko Yesu nawe hari ibyo yabivuze muri Matayo 27 ngo muzabigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Uyu Simiyoni rero mu butambyi bwe ntago yahubukaga, yari umukiranutsi witonda. Uriya ku bantu, buri Imana niba yaravuze ubwitonzi si ukureba hasi mwa bakobwa mwe, nk'uko muri iki gihe abakobwa hari igihe ubona areba hasi ukagira ngo aritonze, kandi mu by'ukuri arisatura, ari agahene k'izuba. Ukabona umuhungu arareba hasi ukagira ngo ni umuntu umusore, ukagira ngo aritonze. Reka da, yaramaze ingo za rubanda. Umukobwa reka da, atari abashoferi yarabariye, yego Mana we, yaramaze abantu bose, abacuruzi, abamotari, mbese ahantu bose yarabashyize hasi. Ariko wamubona aririmba we, wabona yararamye, ahubwo ukagira ngo ni umukiranutsi. Byahehe kwitonda, yari umukiranutsi witonda uyu Simiyoni. Ngo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli. Umwuka wera yari muri we, umwuka wera. Uyu musaza umwuka wera wamubagamo, bijya bimbabaza nkajya nibaza byinshi. Niba uri umushumba usazanye umwuka wera cyangwa yaraguhunze, byaba biteye isoni n'agahinda. Nuko ngo yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Umva amasezerano, abashaka amasezerano. Turi mu bihe abantu bari gusezeranywa yuko batazapfa batabonye imodoka, atazapfa atabonye visa imujyana i Burayi, atazapfa atabonye umugore. Ariko umva isezerano rya Simiyoni ngo ntabwo azapfa atabonye Kristo w'Umwami Imana. Bagabo bene data, mwemwe ba mama, nshuti z'umusaraba, isezerano ufite harimo Kristo cyangwa ni isezerano ryo kwambara nk'ikigori? Ese ko ikigori cyambara kigura ngahe? Ikigori kirikwiza kikambara rwose gishoboka, ntako kitagira. Banza bibaze ngo ikigori kigura ngahe? Ufite isezerano ry'amazu ngo n'akazu, iryo se ni isezerano? Yemwe wari uzi ko n'imbwa zigira amasenga, inyoni zikagira ibyari zitahamo? Umva isezerano ba Kristo, kuko ayo masezerano yose tubona y'amazu n'amamodoka abapagani barabifite. Abapfumu bataha mu mazu, abacuraguzi bagira aho babarizwa ari n'abatunze amamodoka. Ariko umva isezerano ry'Umwana w'Imana, umugenzi ujya mu ijuru, ngo ntabwo azapfa atabonye Kristo w'Umwami Imana. Byaba biteye agahinda n'urupfu rwawe ntuzabone Kristo wararirimbye waradiyakonye. Byaba biteye isoni, uri umushumba, uri pasiteri, waba uri padiri, waba uri mansera, urupfu rwawe ntuzahure na Kristo. Nushaka uba uri umubikira, aho uri hose uri bishop, umva isezerano rya Simoni. Wowe ufite rihe? Aho uritekerezeho. Atabonye Kristo w'Umwami Imana,
ngajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, ibyo nabonye uburyo baterura abana mu rusengero babajyanye, ukabona abatambyi abadiyakoni gutyo bateruye abana. Nka Simoni rero nawe w'umutambyi aterura uyu mwana, aramwiyegamiza da, amushyira mu gituza cye, ngashima Uwiteka. Ajya mu mwuka aterura umwana Yesu. Ahangaha niho ubwenge buri. Ariko tugaruke kuri Bibiliya muri Yohana igice cya mbere, mbari cya mbere aho yavuze ngo mbere na mbere ijambo yariho kandi yahoranye n'Imana, nta cyaremwe na kimwe jambo yari ahari. Jambo ni Kristo, umwana w'Imana. Bene data, none aje mu gihe cya Simoni. Kuva isi yaremwa Yesu yariho, yahoranye n'Imana Data, ari we se, umwami wacu Yesu Kristo. None aje yihinduye umuntu, yigize umuntu, yihindura agahinja, avukira mu kiraro cy'inka. Mukurura ubwenge nk'abakirisitu, uretse kubeshya buriya Yesu nubwo Simoni yaramufashe kari agahinja, cyangwa yarateruye Imana se? Yesu mumwitondere. Hari ukuntu Yesu bamuteruye, birumvikana yanararize da kugira ngo bumve ko ari uruhinja. Ati duwe Simoni akuzuzwa kuko isezerano ryari risohoye, ibiganza bye byari bigeze mu mwana w'intama. Uko ari kurira bakagira ngo nukurira k'uruhinja, nahari kwitegereza abasambanye mu makorari we, ari kwitegereza abarozi badiyakona. Ati duwe abadiyakoni ati rwose Mariya ajya guhoza umwana. Nahari kwitegereza abamanyura amazi mu rusengero, baba we ari kwitegereza ibikobwa byakuyemo inda. Abandi nabo niko ku maradiyo turi gucuranga ngo Noheri nziza. Muzatega amatwi kuri radiyo saa sita z'ijoro kuri Noheri, uburyo agahinja karira. Duwe tukaririmba Noheri nziza, twe tukumva kurya inyama. Naho kari kwitegereza ukuntu bamwe mugiye guca inyuma yabo mwashakanye, kari kurira kwitegereza abatinganyi. Twebwe ngo ni Noheri, kari kwitegereza ukuntu bamwe bakiriye amaruswa, bari gupangamo kurya neza ngo ni kuri Noheri no kwambara neza. Agahinja kararira, kari kwitegereza amazu yubatswe mu buriganya, bagashima Imana kuri Noheri ngo yabahaye amazu kandi ari byo bariganije. Kakarira naho Simoni ari kuzuzwa, tushime, ushimwe kuri Imana ivuga igasohoza, ushimwe wa Mana we. Niko agahinja kari kurira, Yesu akarira, yitegereje ubwicanyi mu batanzi, mu bashumba, abapasiteri, yitegereje ubusambanyi yewe no mu bapadiri, harimo abasambana, harimo abakora ibizira, yitegereje ubusinzi mu batambyi, mu bavuga butumwa, mu bahanzi n'abahanuzi. Agahinja niko kari kubyitegereza, niko kari kwitegereza abagabo bataye abagore babo, kari kwitegereza abagore basize abana. Ngo Imana ye niyo yavuze ngo umugabo ari kumwe se uwo agahita yirukanga akigendera agata umugabo yashatse. Niko kari kwitegereza abakobwa birirwa barya abagore n'abana bakabwirirwa bakaburara. Yakitegereza akagahinja kakarira, nuko Yesu akarira. Abandi barimo ngo nahoza ako gahinja. Simoni we yuzuza umwuka, nubwo isezerano yari isohoye, ariko Yesu ari cyamuzanye. Yari yazanywe. Yesu ntiyazanywe n'abakiranutsi, nuko Simoni isezerano rye ryamusohoreye. Yesu yazanywe n'abanyabyaha. Kurira kwa Yesu ntago ari kurizwa n'ubuhinja, ahubwo yarizwaga n'ibizira ari kureba. Ahangaha mboneye kubwira abadiyakoni ngo Imana ibatambutseho. Imana yarambwiye ngo nzabwira abadiyakoni ngo umuntu wese utarakiranutse n'uwariye ikiyiko cy'ibyo kurya byo ku nzu y'Uwiteka ku rusengero ngije kukimurutse. Irambwira ngo itambutse mu makorari kuko ihaza ubusambanyi bwabo n'abacuranzi, ngihaza ubusinzi bwabo, ihaza ubwicanyi, gukuramo amada n'ibindi. Irambwira ngo korari zose z'iki gihugu, sindeba ngo niyo mu idini runaka, Uwiteka arahatambutse. Irambwira ngo harokotse abaririmbyi babiri kuri buri korari, harokotse abaririmbyi batatu, harokotse abaririmbyi bane, bazasigara batanga amakuru ngo korari yacu yari imeze gutya na gutya.
Imana irambwira ngo inyuze mu bavugabutumwa, mu bahanzi n'abahanuzi, ni ukuri muge kubwaka gahinja kari kura twe turi kuririmba ngo Noheli nziza tukabisambaniramo, twebwe tukajya kurogana, tukajya kwicana. Uwiteka arahatambutse, ashobora kuza agaragara nk'usuzuguritse, ariko twamubona twese tugahinda umushyitsi. Yiyemeza uburara, uzarure na Yesu wemeye guca mu kiraro cy'inka. Murahurira hehe ko uri kwishyira hejuru? Abashumba ibyubahiro by'amakoti, intebe reka data, mwabaye nk'abami, murahangayikisha abapasiteri, abarimu b'imidugudu. Abona umushumba aje akavuga ati ndagowe, aho kubona ari umukozi w'Imana mugenzi we ngo yumva aruhutse mu mutima, ahubwo arakubona akikanga ngo raporo y'amafaranga. Mwatumye amafaranga. Yesu ari kurira akagahinja, mwitega aya marira y'uru ruhinja muri kumva, murwitege aya marira. Murakoze. Niba uyu musaza Simiyoni yarasazanye iryo sezerano akarihabwa, ndahamya neza ko Uwiteka ntawe azagenda mu mwenda ku bantu bose yavuganye nabo. Ariko muharanira isezerano ry'ubwami bw'Imana, kubona Kristo, ngiryo isezerano riruta yandi yose, kuzasezeranywa kubwo kwitondera iby'Imana. Mureke dusenge, mbifuriza n'umwaka mushya muhire. Mugiye kwinjiramo wa 2020, yari mu mwaka wo gukizwa, uzababera umwaka wo kuzura umwuka wera, uzababera umwaka wo kugirana ubusabane n'Imana kuruta uko mwasabanye n'abantu. Mwarasabanye, ariko igihe kirageze ngo muhindukirire Uwiteka, mubone Imana. Ahari aho Uwiteka yakwigarura uburakari bwe, nkuko yigeze kurakara i Nineve, uwitwa Yona yahaburira, bigatuma Imana yigarura. Hari icyahinduka, murambashije guhindukira hari. Nuko nanjye narimbwiwe kubabwira. Murakoze. Reka dusenge. Imana ishobora byose, Imana y'urukundo n'impuhwe n'imbabazi, ndakwinginze ngo utabara ubugingo bwa benshi, ukora amazina y'abantu benshi ari mu gitabo cy'abarimbutse, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ureme amahoro mu mitima no gutuza kwa benshi muri bo, bashobore kwitondera ibyawe, bashobore kugukorera batinya badahubutse, bashobore kumvira wowe gusa naho bakwemera bagapfa, ariko bitondeye ibyawe kuruta uko bakwitondera ibindi byose. Ngahugirira neza abantu bose bashaka ubwami bw'Imana, kuko ibiri isi iri gushirana no kwifuza kwayo, kuko iherezo ryayo ry'isi riri ku musozo. Tabara ubugingo bwa benshi, abasambanya, abasinza, abatinganya, abarozi, abajura, abagome bose n'abagambanyi. Tabara ubugingo bwabo bwe kujya muri rwa rwobo, inkote ye kubamanukira. Ayiwe, imiryango yasenyutse ongera uyubake, ababaye n'abari mu kago bakiza, abarwayi bakize Kristo, abashonje bagaburire, abishwe n'inzara ubahembure. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu. Amen.